cyaguye ntagiye cyangwa wari bugiye nijoro nasibye nari bugiye mu gitondo wari wasibye Imana iragutabara ubu ngubu se ukimara kubyumva wabyakiriye gute umva no gushimira Imana nyine mu mutima ukanabyerekana ahantu hose vuga ati Imana yarantabaye pe rebye ibintu byawe hararwo nagahoma mu nyine no gushimira Imana yabashije nyine kukingira ikibaba ntibajyemo nta kundi nyine no gushima Imana nyine baje bahacukura nyine twebwe batubwira ko bagiye kuduha amazi tuzi ko ari amazi bahacukura nyine twajyagayo no gusaba amazi yo kuhira inka tukaziha bayageze ariko tukabona baracukura tukabona baragenda abantu nyine bakakora rero igihe kigeze nyine kibagwaho bakunzi ba Ntagihe Dufite TV reka bashimire kandi bahe ikaze mwe mukomeje gukubana natwe mu biganiro bitandukanye bitambuka hano kuri Ntagihe Dufite TV. Uyu munsi wa none rero twakoze urugendo twerekeza mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi mu kagari ka Gihana ahantu harimo haravugwa amakuru y'abana bagwiriwe n'ikinombe. Tukaba turimo mu nzira tugenda rero duhura n'umusore arimo ari kugenda yemera kutuganiriza. Reka dutangire tumuha ikaze kuri kamera za Ntagihe Dufite TV. Umusore ni karibu. Murakoze. Amakuru ni meza. Urakomeye. Izamura ijwi kubera ko umuntu w'umusore kandi ndabona umeze neza ufite n'imbaraga. Batangira bibwira rero bakunzi bacu witwa nde ufite imyaka ingahe ni karibu kuri kamera zacu. Nzigiyimfura Emmanuel. Vuga cyane nta kibazo Nzigiyimfura Emmanuel we. Imyaka 27. Nzigiyimfura Emmanuel se utuye muri quartier? Mu mudugudu wa Gihana. Umudugudu wa Gihana. Mu kagari ka Gahana. Murenge wa Kinazi akarere ka Huye intara y'Amajyepfo. None se Manuel Nzigiyimfura waba se uturi umuturanyi wo ku iki kinombe twe twari tugize ngo tugereyo tureka abakunzi bacu uko hameze barebe ne biri kuhakorerwa imirimo kuhakorerwa yo gushaka aba inzira karengane zaguyemo ariko abashinzwe umutekano ntago babashije kutwemerera ariko ntitwagera tutaganire n'abaturanyi baho nkawe waduha amakuru ukatubwira uko bimeze nk'umuntu hatoraniye. Nakozemo rero hari ahantu ngerijwe cyane ngerijwe nkoramo kugeza n'ubu ngubu urebye baguyemo nsa nkaho mvuyemo ariko rwose urebye byabaye nagahoma mu hari ahantu nawe wakozemo nawe wari umukozi waho none se ubundi nyirizina Nzigiyimfura mwakoraga gute bababwiraga ko tubwire muri make nk'umuntu wahakoze duhe ku makuru. Ahantu hakoraga mu kipe zisa nka ebyiri zitandukanye umwe bazamura amazi abandi undi muntu umwe akoresha mashine tapiki twebwe twamanuka mu kuzamura amazi twagera hejuru n'ubundi tugasubiraho kuzamura amazi tugira ngo atamuteramo hasi akamuza gukora. Wabaga uri gucukura? Wabaga nyine urimo gucukura mu ndani akoresha mu rutapiki iki noneho ubwo twazamuka twagera hejuru twongera tugasubiraho kuzana amazi ubwo ibitaka yabaga yateye yamaze gukora tukabizamura tukabisukara hejuru. None se nyirizina nk'abantu mukora bababwiraga ko muri gukora akazi mushaka mwiki yabaga muri gucukura amazi muyashyira hejuru cyangwa wenda hari ikindi kihariye mwabaga mushakamo hasi? Urebye nyine twebwe abantu bina hasi inzu ukuntu tumeze kubera ko utagenda ahantu henshi batubwiraga ko bashakamo ngo amabuye y'agaciro ngo na zahabu ariko nyine tukaba tutarabibona ubundi ngo haguye basa nkaho bagiye kubigeraho sinzi. No kuvuga ngo haguye bataragera ku gikorwa bataragera nyirizina kuri ayo mabuye ngo babisakaza ahantu hose nyine kamabuye bayagezeho nimba barabibonaga ari kiruko twafataga saa sita wenda nko muri pause tugiye kurya cyangwa se wenda nko mu masaha y'ijoro nko mu masaha 3 nyine na nijoro mwarakoraga amasaha yose ari 24 hakoragamo ikipe twayenaga dusimburana yabanje mu gitondo ari 6 n'undi hakajyamo indi nimugoroba ari 6. No kuvuga ngo ikipe yajyagamo ari abantu 6 nkuko n'ubundi kira kinombe cyaguriyemo 6 na nijoro guhera saa 6 guhera saa 9. None umukozi bamuhembaga ngahe ku munsi? Abanyakabyizi ni 2,000. None se haraho bari bafite bahembwa ku kwezi? Oya nabo bakoreshaga mashini barakoraga wenda bagakora nimba wenda ateye nk'ibidobori ni ibijerekani byaga baraciye noneho watera wenda ari nka 6 cyangwa se wenda
ibyo wateraga byose bitewe n'imbaraga ufite bakoreraga icyatanu kuri bariya bakoreshaga ari ku mashini tuba twabaga nyine urumva twabaga turi amakipe asa nk'ari abiri umwe akoresha ku mashini undi azamura amazi. None se buriya ni ukuvuga ko baguhembaga 2,000 ku munsi bakababwira ko muri gushaka amabuye y'agaciro, ni ukuvuga ngo ikipe imwe yarazaga igacukura ikavanamo n'amazi ikagenda, indi kaza n'igacukura ikavanamo amazi ikagenda, akaza indi nanone mu gitondo isimura yari 3. None se uwo wacukuraga baramubwiraga ati wenda urabona zahabu, cyangwa se barababwiraga icyo muri gushaka uko kimeze ku buryo wenda nuramo ko kigezeho ukimenya, cyangwa wari wabaga ubishinzwe wari ubizi neza? Kuko abakoreshaga mashini bo ntago ari abina, harimo abatarabina, bamwe bagendaga baturuka ahandi nyine nk'ubu Byakweri yaturutse nimba ari Ngororero, ntago nibuka ahantu yaturutse we bari bamuzanye ubu Byakweri yitabye Imana. Hanyuma abandi bo wenda hagiye harimo abinaha bakeya ariko bo nta n'umwe waguyemo, sibye abo ngabo ba Nyakabyizi nyine twakoreshaga Nyakabyizi. Ni ngo we cyaguye utagiyeyo? Cyaguye ntagiyeyo. Cyangwa wari bugiye nijoro? Nasibye nari bugiye mu gitondo. Wari wasibye? Imana iragutabara. Ubu ngubu se ukimara kubyumva wabyakiriye gute? Umva no gushimira Imana nyine mu mutima ukanabyerekana ahantu hose. Vuga ati Imana yarantabaye. Yarantabaye pe. Rebye ibintu byawe hararuguru nagahoma mu nyine no gushimira Imana. Imana yabashije nyine kukingira ikibaba ntibajyemo. Nta kundi nyine no gushimira Imana. Nonse ko hari abo numvaga ngo baguyemo ari abanyeshuri bakoragamo baniga? Abanyeshuri bose ubundi uwo munsi bari gutangire kuwa mbere no baratubwira ngo baziyongeza icyumweru kimwe. Abo bana nacyo kintu kinababaje. Abo bana bo barafite gahunda kwegeza icyumweru kimwe kugira ngo bazajye ku ishuri. N'icyo n'ubundi haguye baratangiye bariyongeje icyumweru. Iki cyumweru biyongejemo niho hahise hagwa nyine habifungira. None se nyirizina ubundi ni nk'icyobo kireshya gute? Bari bamaze kugera wenda ku burebure ujya profondeur ujya hasi yamaze kuba ahantu hareshya gute? Ni nka metero 80 wenda n'9 metero 80. Ntago 90 nazo zaza nimba zaranageze ntago zirenga mwaho ngaho. Ko numva ari metero nyinshi tugwa barazicuga mu gihe kingana iki hamaze igihe kingana iki bakora hari ahantu bahakora. Hashize imyaka 4. Bivuga ngo ni igikorwa cyatangiye kera. Cyatangiye mbere ya Covid. Mbere ya Covid. Mugenda mukora akazi nk'ibisanzwe bakora bahera ku itaka barizamura bagera ku rutare barwinjiramo barakora nabo bagirinda batubura hasi ku isoko bagikora n'ubundi bari bakimanukamo hasi nyine bakora. Nabo n'ubundi muri Covid ubwo abandi bari barashomereye mwe mwana mufite kiraka. Ariko ntago bavuga gufata buri umwe wese kuko hari abakozi bari baragiye bakura nyine hirya no hino bari bagiye basobanukiye ibintu byo gucukura bo baragendaga nyine bakangaje abandi naho nimba wenda hagiye nka 5 bahariya wenda hakagera abandi bangaje naha ngaha bashyashya bakagenda babandi basigamo bakabigisha akazi nuko twese twagiye tumenyera. Babaha akazi se bababwiraga ko ari company runaka cyangwa byari by'umuntu ku giti cyiwe? Company runaka urabona nyine nawe reba wenda nk'ubu turi mu itungo akazi ahantu hejuru urabona ko karabuze bimeze nabi byose bimeze nabi. Twagiye wumvaga umuntu wenda hanze kugira twebwe turashaka abakozi baza kudukorera nyine tukabishyura kubera ubushomeri bwabagaho nawe urabona mu cyaro nta hantu ho gukura amafaranga se nko mu mujyi tukagenda dutyo baguhenda nyine nk'umuri cyane utunze nk'umuryango cyangwa se wenda n'abantu b'abasore binaha ukagenda utyo rero cyane noneho nk'aba abanyeshuri bo babaga ari gushaka ibikoresho bakishakira n'amakayi bakishakira wenda n'izo nifomo cyangwa se wenda n'izo nkweto nuko bagendaga badufata mukagenda mukajya mu kazi mugakora. Babahembaga neza se? Kuduhemba neza urebye nyine niyo 2 ya buri munsi bakana. Ariko waracyuraga bana kugaburiye pe saa 7 cyangwa se na nijoro iyo wakoraga nijoro bararyaga na kumungu. Nukuvuga ngo cyari kirakagishyushye uretse wenda ibyo byago byahagwiririye ariko hari ahantu kari akageze imbega kafu Imana yari yabahaye kuko ifukuriramo imibereho itandukanye hano muri Kinazi. Yewe ndumva bitoroshye cyane rwose. Bo rero reka gushimire kuko kwemera kutuganiriza wenda unashimira Imana ko yagusimbukije urwo rupfu kuba atari wowe wenda cyaraguye ku munsi wari ugezweho. Nako nyine harimo n'umwe mu miryango nyine urabyumva nyine ntabwo byabura ariko nyine nanjye ndashimira Imana kuko nanjye ndeba nabi twari kujyana mwari kujyana ariko nyine no kubiragiza Uwiteka byarabaye. None se mwiyo murebye kumva ari ahantu harehare mbonye umunsi bameze nko bazanye imashini nshyashya yindi isanga izari zisanzwe nari mfite amakuru ko hari imashini zigera muri 3
ya ndumva yabaye ya kane irabaza nyine yabaye ya kane. Ubwo urumva wowe iyo urebye ubona hari icyizere cy'uko bari abantu bazaboneka? kubabona byo bikurikije n'ahantu igihe mbonye ukuntu bari gukora, sibyo ko ntagiye ari ukurebera kure ntabwo bari kwemera ko abantu bagera. bazabakuramo pe, bazabakuramo kubakuramo byo bazabakuramo, kuko nimba na leta nayo ni umubyeyi irimo iragenda yongera imbaraga kugira ngo bahakore bahatazure, noneho babone ukuntu bahagera neza bakuremo. Nese mwaba mwaramenye iyo uwo mushinga ari uwande, ari uwa kampani se runaka? Nta kampani twigeze twumva, nawe nyine twajyaga twumva amwe mu mazina bagenda bayavuga, nyine bari abakozi badukoreshaga ngo ni Rugema sebuje nyine baduhembaga, baherezaga amafaranga ngo baduhembe, undi ngo ni Katabarwa n'aba yaturutseho, nyine ukumva ni ibintu bigiye bivangavanze, urabyumva nko kumva ngo umuntu ngo ni Rugema nanjye ubwanjye simuzi, nawe ntumuzi, sindanamubona, cyangwa n'uwo Katabarwa nawe simuzi, ni ukubyumva gutya nyine ababizi. Niyo ngo ntibigeze banabasura umunsi umwe byibuze ngo baza ku kazi mubabone. Barazaga ariko nyine abakozi ba Nyakabyizi bakatubwira ngo mwe mumanutsemo hasi, tukamanukamo hasi bagakora ibyabo bakagenda, bakwigendera, tukongera tukazamuka bagiye. Ntabwo ujya nakubwira ngo isura ni iyi, ntabwo n'undi wese wabaza. Mwebwe icyanyu mwe mwapfaga kubona mwibonera amafaranga gusa, ibindi ntibyabarebaga. Reka ngushimire rero urakoze kwemera kutuganiriza rwose, kandi mukomeze kwihangana kubwo ibyago mwahuye nabyo, Imana ikomeze bafashe. Murakoze cyane. Mama wanjye wiriwe neza? Amakuru neza. Tugusanze urimo uri guha inka yawe amazi. None se wakemera ukatuganiriza nta kibazo? Ndabaganiriza. Ongerejwe hagara hano, ongerejwe tuganire. Niko uratuganiriza nta kibazo. Amazina bitwa nde? Murambaza amazina yanjye. Tuganire nyine kuko abakunzi bacu bamenye umuntu tugiye kuganira nawe ari inde, yitwa nde? Yewe nitwa Dansire. Witwa Dansire. Reba hano tuganire neza nta kibazo. Witwa Dansire. Dansire se ufite abana bangahe? Yewe se mfite abana 4. Ufite abana 4? Ariko barubatse. Bose barubatse? Ikere kumwe w'umuhererezi n'utarashaka. Niwe mubana hangaha? Ndabona woroye inka. Bose inka urabasha kuyitaho ukayishobora wenyine, kandi kunzi ko izi nka zirya cyane, ubu ngubu ubasha kuyihaza ukabona ibyatsi bihaza neza? Irahaga nyine ndayahirira. Iyo umusaza hari ntaho yagiye nawe. Niyo umusaza hari arayimfasha tukayahira. none ubu ngubu umusaza ntaho hari aho yagiye? Aho hari nyine ntahuriza. Cyangwa nawe yagiye kureba hariya ku kirombe bari gucuka bameze? Nta muntu uhagera. Nta muntu ugiye ukihagera, ubu ngubu barafunze? Kereka abayobozi gusa. None se ahangaha ni muhe murenge, ni mu kahe kagari, muhe mudugudu? Mu murenge wa Kinazi, akagari ka Gahana, umudugudu wa Gasaka. Dansira rero tugusanze ahangaha urimo wita ku nka yawe, ariko uri umuturanyi w'ikirombe bavuga ko cyaguyemo abantu hano hirya, waduha amakuru se uko bimeze nk'umuturanyi w'ahangaha? Ese nyine ikirombe cyo cyari gihari nyine bahakora. Ongerejwe tuganire unarebe hano nta kibazo. Bahakora nyine baje bahacukura, nyine twebwe batubwira ko bagiye kuduha amazi, kandi tuzi ko ari amazi bahacukura nyine. Twajyagayo no gusaba amazi yo kuhira inka tukaziha bayagezeho, ariko tukabona baracukura tukabona baragenda, abantu nyine bakakora. Rero igihe kigeze nyine kibagwaho, kibaguyeho niho cyamenyekanye nyine ko gihari. Nyine tubona abayobozi baraje, tubona abantu bose baraje. Nose mukecuru, bo baje gucukura bababwira ko ari amazi bagiye kubaha, ntago mwari bigeze bababwira ko ari amabuye y'agaciro bari gucukura? Oya, batubwiye ko ari amazi. Bababwiraga ko ari amazi? Nibo babwiraga ko wenda ari umuyoboro w'amazi bari kubakorera se kugira ngo muri quartier? Baratubwiye ngo bagiye kuduha amazi, niko bavugaga, ariko bacukura aho ngaho. Yego n'amazi bayakuyemo, ko twajyaga gusaba ya mazi yo kuhira inka nyine. Mwene gusaba amazi yo kuhira inka? Nuko wenda abayobozi banze ko tuhagera ngo tubashe turebe uko hameze. Mwebwe muhaturaniye ni ahantu hameze gute? Nyine
buriya imashini zihari ntabwo twebwe ubu tuhagera duheruka mbere nyine kitaraba nyine cyari ikintu gifukuye gutya bamanukamo hasi nyine bakajya bashyiramo ibiti banyuragaho bahetse ibiti bakabijyana bakabishyiramo bagashyiramo inzego bamanukiraho nyine bajya gukoramo none se ugereranyije koko cyari icyobo kiresha nka metero zingahe nyine kuva bahacukura covid yateye bahari abantu baravuga ko ari imyaka 4 ariko ubwo urumva yuko umwobo nyine umuntu yarawurebaga ariko utamenya ngo uragera hehe kereka nk'abantu bakoragamo nibo bazi buriya hugera bamwe barakeka ngo ni metero 100 usibye abahakoze nibo babizi ubwo twigenderaga gutya nk'abaturage bari aho ngaho bamaze no kugera no hasi n'ayo mazi ntitwongeye kuyasaba baje kuzana imashini ikajya iyakogota nyine yamenye gasozi mwese mucece kumva ko hari abana batuye muri karitsiye ari baguyemo bahakoraga we nta mwana wawe wakoragamo oya nta mwana wanjye wakoragamo n'abana b'abaturage nyine bakoragamo b'abanyeshuri hari abakoraga ku manywa hari n'abakoraga nijoro bari bafite imashini nyine bafite imashini bakoreshaga ariko zabaga ziri hejuru nimba hasi harimo izindi ntigere ntabwo mbizi ako se nyirizina buri makeya kuko n'amazi cyangwa n'amabuye y'agaciro wenda bacukuraga ntabwo tuzi ikintu bacukuragamo kuko ntabwo twabibonye hari umuntu se muzi basi wari ubihagarariye muri aka gace wari umuyobozi w'abo bana bakoraga umuntu wo muri aka gace wari uhagarariye abo bana bakoraga ntabwo bari baraturutse ahandi nyine babahaga akazi bajyanyemo n'uwo mugabo waturutse ahandi ariko we bari basanganywe nyine nawe ngabo baje gukorera hariya uwo mugabo rero niwe wajyanyemo n'abo bana hari ikipe yakoraga ku manywa hakaba n'ikipe yakoraga nijoro kuko imashini yararaga ivuga ari nijoro imashini zaraga zivuga nijoro nose nk'abo bana kumva bari abanyeshuri bo ubu icyo kirombe cyabagwiriye gute ko bari abanyeshuri ntabwo cyari igihe cyo kwiga nyine igihe cyo kwiga cyari cyatangiye ariko abo bana nyine barahakoraga nibo barahakoraga mu biruhuko barahakoraga none icyo gihe cyabagwiriye batarajya ku ishuri barahakoraga oya cyabagwiriye amashuri yaratangiye cyabagwiriye ku wa gatatu w'icyashize ubu ngubu ejo ku wa gatatu bazaba bujuje ibyumweru 2 ejo bazabujije ibyumweru 2 batarababona imashini nyine zirimo zirahinga igitaka zikigezaho bashakisha nyine ntabwo barababona none se nk'umuyobozi w'umudugudu utuye hano hafi kurya umuntu yamubona tukamuganiriza nawe akatubwira amakuru y'ibyabaye mu mudugudu we umuyobozi w'umudugudu ntabwo ari hafi aha ngaha bajyaga bahaza mbere ariko ubu ntabwo bakihaza aba ku muhanda wa kaburimbo hariya hafi y'amashuri y'Ikinazi niho atuye haruguru y'amashuri none se hariya mpabonye hari abantu bashinzwe umutekano hari abasirikari hari abapolisi ese nk'umubyeyi ufite umwana we waba waraguyemo hariya ashaka kumenya nk'amakuru we iyo ahageze babasha kuba bamwemerera akahagera ngenda hageze banza ko mpagera bambujije kuhagera baramye ngo bazatubwira igihe nikigera babwiye nyine ngo bagende babe bari mu rugo nyine nibagira icyo bageraho nyine bazababwira baba se barafashe amanimero yabo cyangwa se hari ukuntu ubwo nyine barayafite none se mucece mumara kumva ibyo byago byagwiriye muri kano gace kanyu mwabyakira mute nk'abantu b'ababyeyi ntabwo twabyakiriye neza kuko byaratubabaje byarababaje cyane ko ntabwo twabyakira neza harimo abana bacu ngaho se gira ikintu wenda usaba nk'abayobozi cyangwa se n'ubuvugizi ku babyeyi b'abo bana baba baraguyemo hariya ikintu nasaba nk'ubuyobozi nyine tugize amahirwe bakagaragara yenda nimba ari bazima se cyangwa barapfuye umuntu akaba yabashyingurana nk'umuntu yatuye ubu ngubu bataraboneka ntabwo umuntu yumva atekanye n'ababyeyi b'abo bana ntibatekanye kuko batarababona
mubyeyi rero reka ngushimire, urakoze kubwo kutuganiriza ukaduha amakuru nk'umuntu uturiye kino kirombe. Urakoze cyane rwose, Imana iguhe umugisha. Buriya ubutaha nitugira akandi kanya ko kuza ahangaha kubasura, tuzaza none twongere tugusure. Urakoze cyane. Yego.